nongeye kubasuzana nabashimira mwese mukomeza kubana natwe ku nkuru yanjye. By'umwihariko turashimira mwese mwamaze gukora subscribe, nanibutsa aho utarayikora kuyikora kugira ngo ibyo dutegura byose bijye bikugeraho ku gihe. Njye kandi mukomeje kubana ni Kayitesi Ellen. Ubushize twagarukiyeho Ellen na Angelo bari bapanze gusangira ibya nijoro, ariko Angelo wagamije kongera guhuza Aria na Ben ngo bongere gukundana. Ni mu gihe Aria we nyamara yarazamwe no kumubwira ko yiteguye guha amahirwe urukundo rwabo. Ubwo ko Aria yari yicaye muri restaurant yavuganye na Angelo ko aramusanga, nibwo yagiye kubona Ben arimo kuza amusanga aho yari yicaye. Yari afite indabo mu ntoki maze Aria agira ubwoba. Ben yakomeje kuza amusanga, amugeze iruhande arahagarara maze Aria ati Ben, uje hano gukora iki? Ben ati Ari, mbabarira unyumve. Aria ati nkumva ibiki? Nyuma ya byose uteruye indabo ngo uje gusaba Ari imbabazi, mbabarira umvira. Ben ati Ari, ndabizi uracyankunda kandi nanjye ndacyagukunda ku buryo ntabaho ntagufite. Aria ati ariko nta soni ugira, urabizi ndacyagukunda kandi ngo ntiwabaho utamfite. Ndagira ngo nkubwire ko ntakiri wa Aria wa kera, umwe wabwiraga ngo kora icyo akagikora. Ben, ndagusabye umviye mu buzima, nimba wumva ko utabaho utamfite byige, kuko nanjye narabyize kandi urabona ko mbayeho nta kintu na kimwe mbuze. Ben ati Ari, narahindutse, nanjye ntabwo nyiri wa wundi. Ubu nanjye nzi icyo urukundo ari cyo, ndetse nzi n'uburemere bw'ikosa nakoze, kandi ndicuza cyane. Ari ati rero Ben, amazi yarenze inkombe, kuko nanjye ubu mfite umukunzi kandi azi agaciro k'icyo ndi cyo, ntahahuriye nawe. Ben ati urimo kumbeshya, ntabwo wanyanga. Mu gihe akirimo kuvuga ibyo, Ari ahita amucaho agenda yirukanka, asanga Angelo wari urimo aza abasanga, maze aramuhobera. Ben ari kubareba. Ari yaramuhobera amukomeza maze ati Angelo, nanjye ndagukunda. Angelo byaramucanze maze yubura umutwe ahuza amaso na Ben barimo kubareba cyane atabakuraho ijisho. Angelo amaze kubona ko Ben arimo kubareba, yahise ahobera Aria nawe aramukomeza, ndetse aramwiyegereza cyane, ari nako yongera akareba Ben, bakongera bagahuza amaso ubona Ben umujinya wamwishe. Ubwo hamaze guhoberana, Angelo areba Aria maze ati sorry nagutindiye, umeze neza? Aria mbere yuko amusubiza abanza guhindukira akarebana na Ben maze ati yego meze neza, gusa niba ntakugoye wareka tugashaka ahandi hantu tujya hatari aha. Angelo ati nta kibazo, ariko se umeze neza? Aria ati yego, sinakubwiye ko umeze neza, ahubwo tugende. Aria yahise asohoka maze Angelo mbere yuko agenda arabanza arongera areba Ben, ariko ntiyagira icyo avuga nuko aragenda. Angelo yasohotse yibaza ibimaze kuba kuri Ben na Aria, ariko byamucanze. Yatekerezaga ukuntu Aria yamaze kumubwira ko amukunda kandi we yarabimubwiye yikinira, nabyo akumva biramurenze. Ubwo yarasohotse asanga Aria aho yarahagaze ku modoka amutegereje, maze na Ben ahita abaza inyuma, abageze iruhande abajugunyira za ndabo yari yazaniye Aria, ahita agenda. Angelo na Aria bararebanye ariko ntihagira n'umwe ugira icyo avuga, ahubwo Angelo ahita afungurira Aria imodoka nawe arazenguruka yinjiramo, nuko atarayatsa Aria ati uriya ni Ben, yaraje kunsaba ko twakongera tugakundana. Angelo ati none se bigenze gute? Aria ati bigenze gute? Nyuma y'ibyo nakubwiye byose urimo kumbaza ngo none bigenze gute? Angelo ati sorry nimba nari nkubajije nabi, nari nzi ko Ben ukimukunda, ko wenda habonetse andi mahirwe mwasubirana. Aria ati andi mahirwe? Kuba umutima wanjye utarakira ibyabaye ntibivuze ko njye na Ben twasubirana. Never, enough is enough. Ibyo yakabaye yarabikoze mu gihe cyose namwihanganiraga, ariko ubu ntabwo bishoboka. Angelo yarabyumvaga ariko ntiyagira ikindi avuga, maze yari yarongera ati kandi ikindi, ibyo nakubwiye ndacyakomeje. Angelo, nanjye ndagukunda cyane. Yego mfite ubwoba bw'ibizaba mu gihe tuzaba dukundana, nta nubwo nizeye ko bizagenda neza nk'uko mbishaka, ariko ndagukunda. Ntabwo nakomeza kubihisha kuko uri umuntu mwiza, waramfashije muri byinshi. Ubu yaba udahari sinzi ikiba cyarabaye kuri mama, ndetse nanjye sinzi ibyo nari kuba naranyuzemo cyangwa ibyo nakabaye ndi kunyuramo muri uyu mwanya. Yarangije kuvuga gutyo arahindukira areba Angelo. Angelo nawe aramureba ariko ntiyagira ikindi avuga, ahubwo atangira gutekereza ibigiye kuba kuri we na Ben. Atekereza noneho ibyo Ben azakorera Aria kandi adafite ubushobozi bwo kuzongera kumurinda.
ubwo yari akirimo kumureba maze ati Angelo ufite ikihe kibazo? Ibyo nkubwiye ko nta kintu bivuzeho. Angelo aramureba ariko ntiyagira icyo avuga maze yari ati wabona nta n'icyo bisobanuye kuri wowe ahubwo ugira ijoro ryiza. Arahita afungura umuryango w'imodoka arasohoka arigendera. Angelo yashatse kumukurikira ariko arigarura aramureka arijyana, ariko nanone nawe asigara ubona ababaye cyane atazi icyo yakora. Angelo akomeje kwitegereza ari yarimo kurenga, umutima umwe ukamubwira kumukurikira ariko undi ukamubwira kumureka. Yakomeje kumureba arinda arenga maze Angelo yibuka ibintu byose we n'ari abanyuranyemo. Yibuka ukuntu yamumenye bwa mbere bahura ubwo yari yambaye inkweto ndende zamunaniye kuzigenderamo. Yibuka nanone ukuntu Ben yamushyize mu bintu byo kubeshya hariya ko amukunda kugira ngo azamuhorere. Nanone yibuka ukuntu yari yabaye mu buzima bubi ndetse aba mu buzima bumugoye kubera inshingano zo kwita ku muryango we wose na mama we urwaye indwara idakira. Ubwo ko ibyo byose yabyibukaga yacishagamo akimyoza, ubundi akareba hejuru akihanagura mu maso. Yarongeye atekereza ukuntu mu mwanya ushize yari yamwemereye ko amukunda maze biramurenga ahita yatsa imodoka aragenda. Ariya nawe yakomeje kugenda gake gake yacitse intege. Yarimo gutekereza ibintu bimaze kuba, yibaza icyo yakora. Yibaza icyo Angelo yabaye, akongera akibuka ukuntu Ben yamugezeho bimutunguye, maze atangira kwibaza nimba Angelo yitwaye kuriya kubera wenda yabonye Ben amuzaniye indabo. Uko yagumaga kubitekereza niko Mariya yatangiraga gushoka ku matama ye, yibaza iby'urukundo yari agiye guha amahirwe aho bizarangirira. Ari yarakomeje ageze aho basanga mama we na Nana bakicaye barimo kuganira, maze bakimubona mama we ati Ari ko wihuse, ubu se murasangiye cyangwa? Yavuze gutyo Ari ntiyamusubiza ahubwo ahita ajya mu cyumba nta muntu n'umwe avugishije. Mama we yabonye bimeze gutyo maze ahita amukurikira, mu kumugeraho asanga Ari yicaye ku buriri arimo kurira, maze amwicaye iruhande. Ari ahita amuryamaho ari nako arira cyane. Ubwo Ari yararize maze amaze gutuza mama we aramureba ati Ari byagenze gute? Wowe na Angelo byagenze bite? Ari nawe n'ikiniga ati mama ntabwo nshaka gukomeza ibi bintu, nshobora kuba nta yandi mahirwe mu rukundo mfite. Ndati Ari wivuga gutyo, ahubwo se kutambwiye icyabaye, hari ikintu kibi Angelo yigeze akubwira? Ari yaratuje amubwira ukuntu byose byagenze n'uburyo Angelo yitwaye nyuma yo kubona Ben, maze mama we amaze kubyumva ati noneho nta nubwo wariye. Undi ati mama ibyo ntabwo ari byo ndimo gutekereza, ndi kwibaza impamvu Angelo asa nk'utari witaye ku bintu nari maze kumubwira. Mama ibaze ko namubwiye ko mukunda nkabona ntacyo bimubwiye. Ahita yongera ararira. Mama we yarongeye agerageza kumuhoza maze ati none se Ari Angelo na Ben baraziranye? Ari ati oya mama, Angelo nibwo bwa mbere yarabonye Ben kandi arabizi ko ari we twakundanaga. Mama Ari ati rero buriya Angelo yari yafushye, abahungu se ntabwo bazi uburyo bafuha, cyangwa se n'umunsi ukaba wari wamugendekeye nabi. Wowe tuza uruhuke kandi wibuke ko ejo aribwo uzatangira akazi kawe. Undi ati none se mama Angelo nyanze kandi mukunda nabigenzane? Mama ahita aseka ati cyane rwose nari mbizi ko nawe umukunda, ariko humura Angelo ntabwo ari uko ateye. Wowe biha umwanya ndabizi bizakora, kandi hari biranshimishije kuba wongeye gukunda. Naho uriya Ben we mureke ibye twarabimenye. Ku rundi ruhande aho Angelo yarageze iwabo maze aparika imodoka yinjira mu nzu, asanga mama we yamurindiriye ngo basangire, maze Angelo araza aramusohoza ariko ahita yikomereza mu cyumba. Ubwo mama we yamuje inyuma nawe arinjira asanga Angelo arimo gutekereza cyane, maze amwicaye iruhande ati ni Vivi? Undi ahita asa nk'uwikanze nk'umuntu uvuye kure mu ntekerezo maze ati oya mama ntabwo ari ibyo. Undi ati Angelo ndakuzi narakwibyariye, none se niba atari Vivi noneho ubwo ninde? Angelo yimyozaho gato maze ati mama ntabwo wabyumva, ubu nanjye nabuze icyo nakora, sinzi impamvu ibi byose nemeye kubijyamo. Undi ati ariko na n'ubu ntabwo urambwira ibyo ari byo, ni biki se wicuza kuba waragiyemo? Angelo yiruhutsaho gato maze ati mama ni Ariya. Undi ati Ariya mukuru wa Nana? Angelo nawe ati yego. Mama we ati Ariya se ko nzi ko yitonda yagutwaye iki? Angelo ati mama Ariya arankunda. Akivuga gutyo mama we araseka cyane ataragukunda, ikibazo se kibirimo ni ikihe? Keretse nimba wowe utamukunda. Angelo ati nanjye ntabwo mbizi,
Ariya ni umwana mwiza imbere n'inyuma, nubwo biba bitamworoheye yita ku muryango we wenyine kandi akabishobora. Aritonda, atekerezaho gato maze arangije ati mama yujuje byose, ntaho ahuriye na Vivi. Mama warongera araseka ati Angelo ni uwo nguwo, ni uwo wa wundi wari utegerejeho kukuvura igikomere watewe na Vivi, ahubwo nuko utabyemera wowe uramukunda. Angelo ati nyine ndamukunda ariko sinakemera ko biba. Mama watangaye cyane ati Angelo wintera ubwoba, ni ibiki byakubayeho? Ndabanza gucecekaho gato asa nk'utekereza maze ati mama urabizi ndagukunda cyane, niyo mpamvu ngiye kukubwira ibi bintu. Ariya duhura ubu se ndabivuga gute? Nyine mama Ben niwe watumye menyana na Ariya birambuye, kuko yarantumye ngo nzajye kumuhorera kuri Ariya ngo yamukomerekeje umutima. Yarambwiye ngo nzamwikundisheho, mwereke ko mwitayeho kandi mukunde cyane, maze nawe namara kunkunda nzahite mukatira kandi ngo nzamwibutse ibyo yakoreye Ben kugira ngo azamenye ko nawe ari we wamwishyuraga. Mama Angelo akibyumva yaratangaye cyane, abura n'icyo yarenzaho kuko ntabwo bivuga ko Angelo akiri umuntu wakora ibyo bintu. Ubwo Angelo nawe yarabibonye ko mama wabaye nk'umuntu utengushywe maze ati mama nanjye ndicuza ukuntu nemeye kubijyamo, kuko nanasanze ahubwo Ben ari we wateye hari igikomere ku buryo yari yaravuze ko atazongera kujya mu rukundo kugeza igihe naziye nkatuma nkunda kandi igihe narinde mu mikino. Ubwo mama we yaramwumvaga cyane ariko umujinya wari wamwishe maze ati Ben, Angelo kuki utabona ko Ben atari inshuti nziza? Njye ugaruka uva hanze nabonaga warabaye umwana mwiza ndetse na so byaramushimishije cyane, ntabwo numvaga ko wakora ibintu nk'ibyo. Sinzi icyo ubonamo Ben. Bwa mbere se wagiye hagati yawe na Vivi bigatuma atararangiza. Angelo ahita amuca mu ijambo ati mama garukiraho, biriya bintu byararangiye kandi Ben yansabye imbabazi nanjye naramubabariye. Ubu ndi ku kibazo cya Ariya kandi urabizi nta wundi muntu nizera ku buryo namubwira ibingibi atari wowe. Mama yaramurebye maze ati mvuga iki se? Nyine felicitation ibyo wiyemeje ubigezeho. Ntiwashakaga se ko agukunda wowe umukinisha bikazarangira umubabaje? Wabigezeho rero tangira umubabazi maze ushimishe iyo nshuti yawe ngo ni Ben. Angelo ati mama ntabwo ibyo nakemera ko bibaho, nta na rimwe Ariya azababara biturutse kuri njye kandi nzamurinda icyaba cyose giturutse kuri Ben. Ubu ngiye gutangiza intambara hagati yanjye na Ben kandi ngomba kuzayitsinda kuko nanjye Ariya ndamukunda, ikirenze ibindi byose ni njye wabimuzanyemo. Ubwo mama we yaramurebye ati ndagushyigikiye cyane, ariko mbere ya byose umenye ko ugomba kubwiza ukuri Ariya hato atazabikura ahandi n'ubundi bikarangira ababaye. Bakomeje kuganira maze bagezeho mama Angelo amusaba ko bajya ku meza ariko Angelo arabyanga kubera ukuntu yumvaga ameze. Ubwo mama we yakomeje kumuhata ariko birangira Angelo yanze. Mama we yarasohotse, Angelo asigara wenyine yongera gutekereza ku byo arimo gucamo. Yatangiye kwivugisha mu mutima ati Angelo calm down, tuzi utekereza uburyo ibintu byose urabitunganya. Ese ubundi ni ryari natangiye kugukunda? Ari ubu sinzi n'icyo navuga kuko ntabwo nkwiriye imbabazi nyuma y'ibyo nakoze. Basi se witeguye kumbabarira maze tugafatanya guhangana na Ben? Ben se wowe witeguye kundekera Ariya kuko n'ubundi byose ni wowe wabiteye? Rero mani umbabarire ariko ntabwo natuma hari ikibi kiba kuri Ariya hejuru y'imikino yacu y'ubugoryi. Akiri muri ibyo yagiye kumva yumva message ije kuri telefone ye maze arebye asanga ni Ben umwandikiye ubutumwa ati Angelo mani ntabwo narinzi uko urimbwa bigeze hariya, ntabwo narinzi ko wangambaniye ubushuti bwanjye nawe hejuru y'umubebe. Mani nizere kunzi sinjya ntsindwa kandi icyo natangiye nta wansubiza inyuma. Ubwo plan A yanze umenye ko hakurikiyeho plan B, wowe na Ariya ntimuzatuzanye hari. Nizere ko witeguye guhangana nanjye kuko watangije intambara mu rukundo. Ubwo Angelo yarangije kuyisoma ntiyagira ikintu amusubiza ahubwo ajya kure mu ntekerezo maze hashize umwanya yagira inama yo guhamagara Ariya ariko undi we ntiyamwitaho kuko byari bimaze kuba mu masaha abantu bose baba basinziriye. Mu gitondo Ariya yabyitse kare yitegura kujya muri interview kugira ngo noneho atangire akazi neza. Mbere y'uko ava mu rugo mama yabanje kumuganiriza ati Ari rero mwana wanjye dore ugiye gutangira akazi gashya, umenye uzitwararika hato batazakwirukana kandi wari ubonye akazi keza. Ikindi kandi ibyawe na Angelo uko byaba bimeze kose ntibizakwitambike mu kazi, sibyo? Ariya ati
mama ndabyumva cyane kandi yari uramuzi. Amwicira akajisho maze ati ahubwo kwera ukuntu ndi umukozi mwiza bizarangira banyemeye kugeza babuze ahandi banshyira. Ubwo yavuze gutyo bose baraseka maze yari ati mama byose mba nabyumvise kandi ndagushimira kubora uhari ku bwanjye. Bose bahita bahoberana. Ari yahageze mu ba mbere nk'umuntu wari ugiye gukora akorera kubona akazi. Yamaze umwanya munini ategereje ko bamuhamagara maze agiye kubona abona wa mukobwa wamwakiriye bwa mbere n'ubundi niwe uje kumwakira. Ubwo yaramusuhuje amusaba ko yamujyana aho arabarizwa maze ajya imbere undi aramukurikira. Angelo we yaje yakerewe kubera ukuntu yari yatinze kuryama bigatuma abyuka atinze cyane. Ubwo akigera kuri kampani ariko ataragera kuri ofisi yahuye na Jack maze amubwira ko hari yamaze amasaha arengana amutegereje kuko nawe aba ari mu bari bumubaze. Angelo yahise yibuka ko koko uwo munsi ari bwo yari gukoreshwa interview ati oh my god Jack ntabwo nabyibukaga ahubwo se ko n'ubundi yarangije kubarwa nk'umukozi waretse tukayikuraho agatangira akazi. Jack yaramurebye araseka maze ati okay byose no wibigena n'ubundi nabonye uriya mwana asa nk'ushoboye. Angelo yarakomeje ageze kuri ofisi ye asanga Ben arahicaye maze akimubona aratangara ariko ntiyabimwereka. Yaraje amuhagarara imbere undi nawe aramwitegereza maze Ben ati kutunguye no kumbona ntabwo akekaga ko wansanga hano. Angelo asa nk'umwenyuramo gake maze ati oya ahubwo nuko kuri list y'abantu nari guhura nabo uyu munsi utarimo. Undi ati cyane rwose nanjye sinari nzi uko turahura ariko bibaye ngombwa. Ahubwo se witeguye kumva icyo nje kukubwira? Ahubwo se nta nakari burampa? Ubwo Angelo yahise yinjira undi nawe amwinjira inyuma maze ahita afungaho ariko ntiyashyiramo kare. Angelo yarinjiye aricara maze ahita areba Ben ati Ben ndasaba kunego umbwira ikikuzanye. Ben araseka maze ati ko numva se wagira ngo urakizi nta kidasanzwe nashaka kumenya nimba message naguhaye yakugezeho. Undi ati ariko Ben ntabwo watuza ugaha ariya mahoro basi binkore nk'inshuti yanjye. Ben aramureba maze ati urumva rero kariya kajambo ndagukunda yakubwiye ariko katumye wumva ugiye mu kirere ariya ni indyarya. Aho ariya yari yagiye kubona Jack arinjiye maze aramusuhuza amubwira ko interview yavuyeho uko basanze atari ngombwa. Ubwo yahise amuhereza urupapuro amubwira ko ajya kurusinyisha kwa Angelo ubundi agatangira akazi akarubika muri dokima ze z'akazi. Jack yamaze kumubwira gutyo ahita asohoka maze yari asigara yishimye kubera ukuntu bwa nyuma na nyuma yari abonye akazi. Ubwo yahise asohoka ajya ku biro bya Angelo maze akihagera yumva mo imbere barimo gutongana kandi akumva ijwi rindi hari ahantu arizi. Ubwo yahagaze akanya gato yibaza icyo gukora maze agiye kumva yumva ati ariko Angelo ntukabe ikigoryi ngo ukabye. Njye nagutumye kwikundisha kuri Ariya ukamwitaho kugira ngo nawe azagukunde maze tumwereke icyo njye Ben ndicyo none yaragukunze. Nicyo gihe buriya kari agakobwa karagusariye. Buriya nta kintu katakora ku bwawe kuko iyo kakunze kamera nk'agasazi. Wowe komeza umupangu ku buryo tuzagaturitsa umutima. Ben yamaze kuvuga gutyo mu gihe Angelo atarasubiza ari ahita yinjira ameze nk'umuntu wataye umutwe areba Angelo arangije ati Angelo ibyo numvise nibyo?